Mana ndagushimye ngo icyubahiro cyawe, ngushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ngushimiye uburinzi bwawe, ngushimiye ko turinda ku manywa ndetse na nijoro, ukadutambutsa ibintu bigiye bitandukanye bihiga ubuzima bwacu. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo Imana. Reka data Uwiteka Nyiringabo Imana rero ukomeze gushyirwa hejuru, ukomeze kutubera amaso, ukomeze kuturinda ikibi cyose, ukomeze kwihesha icyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo Imana. Ndasengera buri muntu wese Mwami Imana ishobora byose, aho ari mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese ufite ikibazo, umuntu wese uri mu bibazo, umuntu ufite agahinda, umuntu ufite umubabaro, umuntu uri kwa muganga mu izina rya Yesu Kristo, umuntu wirukanye mu nzu, umuntu wahindutswe n'abantu Mwami Imana ishobora byose, wabuze uko agira, Mwami Imana ishobora byose niwe ugiye gutabara muri iyi saha, niwe ugiye kwibuka muri iyi saha, niwe ugiye databuja kwiyereka muri izi saha mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka. Umuntu urararira, umuntu uraraganya, umuntu mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo Imana udafite hepfo na ruguru mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo Imana, uri Imana ikora ibimenyetso ndetse n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka, bikamenyekana yuko uri Imana ishobora byose Mwami. Niyo mpamvu data Uwiteka Nyiringabo Imana rero twebwe aho tutakekaga yuko haba igisubizo, niho wowe ujya ukura igisubizo mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo Imana. Kandi igisubizo cyawe Mwami Imana ishobora byose kiza ari igisubizo cyiza, kiza ari igisubizo gituma umuntu data Uwiteka Nyiringabo Imana abona ubwiza bwawe Mwami. Waravuze mu ijambo ryawe muri Yohana 14 here ku murongo wa mbere, hari ijambo rivuga ngo Yesu ni inzira, Yesu ni ukuri, Yesu ni ubugingo Mwami. Mu izina rya Yesu Kristo uravuga ngo ntimuhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data hariyo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye. Mwami Imana ishobora byose ngo ugiye kudutegurira ahacu, mu izina rya Yesu Kristo ngo uzagaruka utujyane Mwami Imana ishobora byose ngo aho uri natwe tuzabeyo. Niyo mpamvu muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo Imana baravuze ngo ntiduhagarike imitima. Reka buri muntu wese Mwami Imana ishobora byose uri kumva ijambo ryawe Mwami, reka igitumye ahagarika imitima, igitumye ahagarika umutima mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka nicyo uje gukemura, nicyo uje gukuraho mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka, kugira ngo databuja Uwiteka Nyiringabo Imana wigaragaze Mwami. Niyo mpamvu mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo Imana komeza kutugirira neza, komeza kwigaragaza, komeza data Uwiteka Nyiringabo Imana kudatuje kugaragaza imbaraga zawe Mwami Imana ishobora byose. Niyo mpamvu data Uwiteka Nyiringabo Imana rero komeza kugira neza buri muntu wese Mwami, aho ari mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Nyiringabo Imana komeze kumwigaragariza, kandi mu izina rya Yesu Kristo umusure kandi umutabare Mwami, umwigaragarize mu izina rya data n'iry'umwana ry'umwuka wera. Ijambo ry'Imana riravuga mu Itangiriro ibice 16 uhereye ku murongo usomye umurongo wa 7, hari ijambo rivuga ngo marayika w'Uhoraho asanga Hagari mu butayu hafi y'iriba riri ku nzira inyura mu butayu bwa Shuru. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ahangaha Hagari yari umuja kwa Aburahamu ndetse na Sara, ariko igihe cyari kigeze kugira ngo bamuhinduke. Ahangaha bari bamwirukanye nta hepfo nta haruguru, kandi ahangaha bari baravuye mu gihugu cya Egiputa, barajyanye ari umukozi wabo, ariko barangije biba ngombwa yuko Hagari asohoka muri iyo nzu, baramwirukana. Ariko muri icyo kibazo Imana irahagaragara, muri icyo kibazo Imana iramwitegereza, muri icyo kibazo Imana iramusanga, irangije yohereza marayika wayo, arangije amusanga muri ubwo butayu, amusanga muri ako gahinda, amusanga muri uwo mubabaro, amusanga muri uko gusuhuza umutima, arangije aramwigaragariza, arangije avugana nawe, arangije agirana nawe isezerano ry'uko umwana atwite azakomokwaho na benshi, kandi yuko agomba gusubira muri uwo muryango kwa Aburahamu ndetse na Sara, aho bari bamwirukanye
bamwirukanye, ariko Imana yo mu ijuru imugarurira agaciro yarayambuwe. Nawe uri kumvira ijambo, ufite benshi bagukura mu mwanya, ufite byinshi bigutandukanya n'umugisha wawe, ariko marayika w'Uwiteka arakubwiye ngo urwo rugo rusubiremo, arakubwiye ngo ako kazi gasubiremo, arakubwiye ngo aragutabaye, aragusuye kandi arakwigaragaje. Amarira ararangiye, agahinda kararangiye, ibibazo birarangiye, urarwanya urwo rugamba rurarangiye. Ilele shifa lalabaya sikatu ya sisefaya. Imana igusanze mu kibazo, Imana igusanze mu gisuzuguriro, Imana igusanze mu ntambara, Imana igusanze muri ako gahinda. Imana iravuga ngo nubwo bimeze gutyo, hari marayika uje ku buzima bwawe, hari igisubizo cy'Imana kije ku buzima bwawe. Imana iciye inzira aho zitari. Imana yasanze Hagayi ari mu butayu, ahangaha asuhuza umutima, ahangaha bimukomereye, ariko Imana iraza irabyoroshya. Imana yohereza marayika. Hagayi nawe nubwo yari umunyegiputa, ariko amenya yuko Imana ireba umubabaro, ireba agahinda, rarashiferelebo ya sisefo, ireba ibyo umuntu arimo. Hagayi we ntabwo yari azi yuko Uwiteka Imana yabasha kumutabara. Ntaho bivuze ngo yari yasenze, ntaho bivuze ngo yari atabaza Imana, ahubwo Imana yari itegereje, iravuga ngo uyu muntu birukanye, uyu muntu uhohotewe bingana gutya, reka mugirire neza, reka mutabare. Yohereza marayika, arangije aramusanga. Amaze kumusanga aramwigaragariza, arangije amusubiza muri urwo rugo. Nawe uri kumva ijambo ry'Imana, Imana yo mu ijuru iguhaye umwanya wawe wari utakaje. Imana ikugaruye mu gaciro kawe, Imana igusubije amahoro yawe, Imana igusubije byinshi bigiye bitandukanye. Nk'uko Hagayi nawe nta byiringiro yari afite, nawe wari ugeze ahantu nta byiringiro ufite, ariko Imana iguhaye ibyiringiro. Imana ikugiriye neza, Imana iragutabaye. Imana ubonye marayika aje ku buzima bwawe, aje aho ngaho wari ukumva ijambo ry'Imana. Iyo umunyeshuri bamwirukanye ku ishuri, yarangiza akagenda, ariko nyuma yaho agahura n'igitangaza cy'Imana, Imana ikamugarura muri rya shuri, umunezero uraza, ibintu bimera neza. Rero icyari kigukuye mu mwanya, Imana iravuze ngo subira mu mwanya wawe. Imana iravuze ngo akira ibyo wari utakaje, kubera yuko ibihombo byari bibaye byinshi. Ibyo wari waruhiye wari ubitakaje, ariko Uwiteka Imana abashije kukugirira neza, abashije kugusura, abashije kukwiyereka, kubera yuko nawe uri umwana w'Imana. Kuko Uwiteka Imana uko yagiriye neza Hagayi, akamugarura mu rugo kwa Aburahamu, akongera akabana na Sara, akongera akabona ineza y'Imana, niko nawe ugiye kubona ineza y'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Niyo mpamvu rero iyi saha ibyari bikugezeho, ibyo byose Imana irabikumiriye. Ibyari bikurwanyije, Imana irakurwaniriye, kuko Uwiteka lele shifa lalabaya safaya, Imana yawe irahari, ntabwo isinziriye ku bwawe, ntabwo ihugize ku bwawe, kuko Uwiteka Imana arakuzi kandi aragusobanukiwe. Niyo mpamvu uhereye umwanya injira mu munezero wawe, injira mu masezerano yawe, injira mu byo Satani yashakaga yuko uvamo, kuko Uwiteka Imana arakurwaniriye. Kandi mbonye marayika w'Uwiteka araje aragusanze, araje akugiriye neza. Uwiteka Imana ibyabuze, ibyo wari utakaje, ibyo abantu bakwambuye, Uwiteka Imana arabigusubije, kuko Uwiteka Imana ni wowe wagiriye neza, ni wowe wasuye, ni wowe ugiye kwishima ibyishimo utigeze ugira mu buzima, kuko Uwiteka Imana aravuze ngo aragushyigikiye, aravuze ngo ari mu ruhande rwawe, kuko Uwiteka Imana ari Imana ikora, ari Imana igaragara, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana avuganye
nawe wowe uhuye n'ijambo, ndabizi neza yuko hari ibyakugezeho, uburwayi bwakugezeho, abarozi bakugezeho, ibibazo byakugezeho, wakoranye n'umuntu umushinga arangije araguhinduka, ariko Uwiteka Imana arakubwira ngo uyu mwanya, iyi saha, we ntabwo ajya ahemuka. Uwiteka Imana akugiriye neza, kandi Uwiteka Imana arambuye ukuboko gukomeye ku buzima bwawe, kuko Uwiteka Imana hari icyo akoze kuri icyo cyagukomerekeje, hari icyo akoze muri izo ntambara, hari icyo akoze muri ibyo bibazo, hari icyo akoze lele shifa larabaya shika lele sheketota yasisefo, hari icyo agukoreye. Wowe ubwawe ugiye gutangara, wowe ubwawe ugiye kuririmba indirimbo z'ishimwe, wowe ubwawe ugiye kunezerwa, wowe ubwawe ugiye guhura n'umuntu udasanzwe, ari we marayika w'Uwiteka yohereje ku buzima bwawe, kuko Uwiteka Imana ari Imana igeze mu kibazo, ni Imana ije mu kibazo. Nk'uko Daniyeli na Mishake na Abedinego babashyize mu itanura ry'umuriro bazi yuko bari bushe, ariko Imana irahaba yohereza marayika wayo, arangije umuriro nta na kimwe wabakozeho, habe no kunukwa umwotsi. Nawe ugiye kubisohokamo, nta mwotsi ukuriho, nawe ugiye kubivamo, abantu bose batangare, kuko Uwiteka Imana ni wantumyeho kugira ngo nkubwire ngo barenyegeje, kugira ngo nkubwire ngo baragambanye, ariko Uwiteka Imana ntabwo ari mu ruhande rwabo, kuko Uwiteka Imana aravuze ngo imigambi yabo nta nubwo ihamye, nta nubwo izanasohora, kuko Uwiteka Imana arakwimanye, akugiriye neza. Uhereye isaha, uhereye umunota, intambara yawe n'ibibazo byawe Uwiteka Imana uramubonye, kandi Uwiteka Imana afunze iminwa y'intare. Nubwo ishari ryahagurutse rigahaguruka ku buzima bwawe, rigahaguruka ku rugo rwawe, rigahaguruka mu bana bawe, rigahaguruka mu muryango wawe, ariko Uwiteka Imana aravuze ngo bararwana ariko ntabwo banesha. Uwiteka Imana arakuneshereje, Uwiteka Imana akugiriye neza, Uwiteka Imana aguhojeje amarira, mwile shifa larabaya aguhojeje amarira ayo warize. Uwiteka Imana agiye kuyaguhoza, kandi iyo misonga wumvaga, ibyo byatuma gurara nabi, ibyo byatuma udasinzira, lele shika tuta yasisefa, Uwiteka hari icyo akoze kidasanzwe ku buzima bwawe, kuko Uwiteka Imana ahinduye dosiye yawe. Uwiteka Imana arakwibutse nk'uko yibutse Hagayi, Uwiteka Imana arakugendereye nk'uko yagendereye Hagayi, kandi Uwiteka Imana ubwo butayu uhagazemo, ibyo bibazo uhagazemo, ibyo bigerageza uhagazemo, Uwiteka Imana akugiriye neza, kubera yuko Uwiteka Imana ni wowe ashatse kugira ngo umwanya ubone ukuboko kw'Imana, ubone ineza y'Imana. Nawe ubwawe ubuhamya busha buze ku buzima bwawe, amarira yawe n'akanwa kawe akanwa kawe kagiye kuvuga ishimwe, kagiye kuvuga ibitangaza by'Imana, kagiye kuvuga aho wahuriye n'Imana, kandi Uwiteka Imana akugaruriye agaciro wari utakaje, agusubije mu buzima bwiza, kuko Uwiteka Imana akugiriye neza. Arakurinze ku manywa, akugiriye neza ndetse na nijoro, kuko Uwiteka Imana ibyawe byose abihaye agaciro, kubera ko Uwiteka Imana ari Imana ireba, kandi ni Imana yumva abatagira shinge na rugero. Uwiteka Imana arabareba kandi akabasubiza. Nawe wakira igisubizo cyawe, akira igitangaza cyawe, akira ineza y'Imana, wakire kugubwa neza, wakire nawe ubwawe ubuzima bwiza, kuko Uwiteka Imana arabukugeneye kandi arabuguhaye. Akira ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen.